aranyibukije ako kantu. Ini fracture ouverte niko bayita ubundi. Tantine se siyambeshe ngo arohereza umuntu mfata. Mva noneho ngo ntibategura. Uyu mwana noneho ntago ari bunyange tu. Ndi kumubwira ko akize gusa nta kindi ahubwo reka nigende. Tanti, Keti ya ntabwo nigezemo. Nukuri. Tujye gushoboka. Marina, wamuka mwana tugende. Naje tanti. Ndabona musa neza. hano tubafitiye imyenda, tubafitiye serivisi zigiye zitandukanye cyane cyane imyenda y'abagore n'uducuruza. Murakaza neza muri shop yacu. Mama murashaka iki se ngo mbarebere? Teze imyenda yo kwira abakobwa banjye urabona nabazanye amajipo, amakanzu. Narushaka nicaye. Hari n'imyenda y'abasore ufitemo ngurira umuhungu wanjye. Ntabwo turazanamo imyenda y'abasore ariko dufitemo y'abakobwa kandi n'imyenda. Aba maruzaza n'imyenda bajya si kumva utandaburije me yaragiye kungurira mwana. Yewana ni vuba. Umva wamaka gapira ka white. Aka gapira ni keza cyane nanjye nari nabikuboneye. Kaga kambaye na Queen Elizabeth turakambara kagira montage karimo ga stretch abana banze wigirurira. Aha, reka abacuruzi namwe. Wagabo Queen Elizabeth. Kaga kambaye na Queen. Reka abacuruzi nuza zanyu cyakora ni keza cyane. Katerewe tanti nimba ari keza. Ndabona ari keza. Nangahe se? Yingi urambi ibihumbi 10 dore ni keza. Kakanga kani from made from ibihumbi 10. Mutipe kwa yendara. Ibihumbi 10 byose se. Nabyo biba bigaragara neza kandi ugana. Ninyi tuba tuzi ukuntu bigura mu mujyi ahantu hose babicuruza. Ntacyo turamuhabirindwe nta kibazo. Ndabona yawe cyago. Mami, nshaka no kayero akanga. Zana turebe nako. Mama karamba ndiye kukanambereye. Enda wambara. Kevre. Bite soma. Mwarameze bite? Murakumbona usimati se uvuye hehe? Ndimo ntembera gutya tundi twaka umunsi wakira. Ariko nari bimeze neza. Mvise pamanga hari umufite mushiki wanyu ni isasu neza neza namwe ubwanya zabigicira zigenze gute mutunze ikishi mu rugo urumva umukobwa rwose igihe cyagiye munsi umva yatangiye kumbwira nabi sinzi ikintu twapfuye pe aratapfuye biki ngiye kubona abateruye isafuriya nimba ari y'ibishyimbo nimba ari y'amazi agiye kuyamenaho mwana umuntu nkanjye wihaye wiyubashye urumva nabasuye namwe nzi ko muri abanyamuryango ashaka kumenaho amazi pe gihe nakishijwe n'amaguru nasotse nirukanka mushiki wawe uhane bro ndango yacu itazapfuza sibyo ketse sibyo no yabikora usika ntangaje ahaha akumenaho ibintu bishyushye we ntabyo ariko uriya mukobwa ngiye uriya mukobwa uri kubibona mu muhane ngiye ntago nabigize birebire ariko mu muhane pe ibyo bimarire gusa ngiye nka musaza we
njye nsanzwe muziho utugesha ariko ntabwo nari nzi ko ageze kuri urwo rwego gufata ibintu bishyushye agashaka kubikumenaho umwana tuziranye w'inshuti y'umuryango mutamuhannye byihorere ya mbere ni muri gereza byihorere ibyo ngibyo bira hari umuntu wabikorera urumva ngiye nkubwize n'ukuri hari umuntu wabikorera urumva agahita bigira birebire kabikaza bro sibyo mu muhane urumva kuko ngiye ndi umunyamuryango ntabwo najya kubateza abantu urabizi imanza zimara amafaranga ariko narabiretse gusa turamuhanira mu muryango natumva nibwo tuzafata umwana reka mubwire shira impungenge tuzafata undi mwanzuro urabizi uri umuntu wanjye kandi byongeye iwanyu famiye yacu n'iyacu ni famiye zihuza ibyo bimpane gusa famiye zacu ni gutya nubizi Ketsiye ibintu ngiye kumukorera kuko ari kugenda dusebereza umuryango hariya iwacu nta kintu tubuze ariko ibintu byo kuzana ikinyabupfura gike umusigaye nibaza ahantu yarerewe bikancanga donc ibyo tubireke sibyo ngo ndakwizeye kuramuhana mboreka ngende nkomeze ntabwo mbavugisha reka nkomeze muri weekend urabona bro nsaba agiye kureba akantu ko kunywa burya abaganga mukundana wayiti turahembwa systematically turahembwa duhembwa neza tuba twakoze kanjye kunywa akantu dore weekend turi kumwe mwana ariko ibyo byihanganire mwana byihanganire ntabwo tuba twabigizemo nama nta kibazo Mandaberewe Keza cyane. gusa muri werwa shop habamo ibintu byiza cyane utazangarure ndabona berwa shop isigaye tuzaza tuburuze twiza Bagire kuzi tubarije. Ya batwaye utubluze tubiri batwara amajipo abiri n'amakanzu abiri byose hamwe urama 50,000. 50,000. Ubwo rero tuyafite kuri telefone rero tujye kwishyura kuri telefone. Kuri telefone? Ko ngiye ncuruza banyishyura amafaranga cash. Alex boss ko ari uburyo bwaje abantu bari guhererekanyamo amafaranga atanyuze mu ntoki ni gute uri gucuruza ubwo buryo utabuzi bagakwiye kububuzi Abateka mitwe barateye mama Gose nuyama kuri telefone ngiye nzajya kurangura. Ariko bro ibyo ni ibintu biri gukoreshwa ahantu hose wohereza amafaranga bakayokoherereza wajya kurangura ukayatanga kuri telefone kandi nta kiguzi ntekereza baci ibyo ni ibintu abantu bose bari gukoresha muri iki gihe turimo nta ibi tubikora Reka nzenyaguye sawa inzara kimeze nabira ndibutse wa mujama Dezo andima amafaranga kanjye kumureba ntayanyima turaserera ewana ndakubonye ntabwo uri bunshike tu amazi y'abasoda ayiwe amazi y'abasoda ayiwe A.R.B. with this beat. Sibyo nababwiye ngo cyakira ni kirara wabonye ibintu kiri mu mabonye ya simba ngishaka ni wanjye muze tugende uriya ni uwahe ayanjye nta bintu birebire nta n'ibintu ihangane oya shampa yanjye n'ubundi ni gutyo usanzwe umbwira mani dore njye mfite ikibazo cy'akaboko oya ndabona ko ugifite ariko ni gutyo usanzwe njye mfite ikibazo cy'akaboko upfa kutirukanka kuko wirukanse nubwo mfite inzara ihangane undekure twumvikane njye nubwo mfite inzara wihaye ibintu byo kwirukanka kankure kwishyura tu yanjye rero dore nuko ndanifitiye n'inzara ariko nubwo mfite inzara ntabwo imbaraga zo kukwishyuza zo ndazibura kabisa bwo ukuntu ibintu bimeze Jereka nkubwiza ukuri pe njye mfite ikibazo cy'akaboko ejo bundi naravunitse kandi nta mituweli mfite nshaka kwishyura mituweli vuba ubundi nkivura bro nzahita mwishura ntari bimwe oya sha ubanze iyo ngiyo ari imitwe urumva ubu waravunitse ko iyo ngiyo ni imitwe
wapi mani ntabwo iyo ni ari imitwe wapi. ubundi si bwo ngo turabye neza twasanga waravunitse. Naravunitse mani hano. Naravunitse mani tu. Iyo ni imitwe sha. Okay, noneho reka tubyoroshe sibyo? Ntayo kujya dore ko nanifite n'inzara noneho sasa rero andi uzaba yampereza ikindi gihe. Sasa umva nkubwire. Umva ngiye aka kanya amafaranga mfite ngiye kuyatanga muri icyo kibazo nakubwiye. Ngiye nyihanganire nzahita nyakwishyura. Ejo bundi kabisa. Ejo bundi. Nta minsi iracamo. Ntari wende ejo bundi nzaza nkurebe tuyampereza. Ntari bro. Turi kumwe bro. Urakoze. Sha nari naniwe byatari hari izuba. Hanyuma si byiza simbe ko bagurira imyenda hari ikibazo. nta kibazo tanti. Nizere ko Rocket ugiye kujya ku murongo urabona ko buri kimwe cyose icyo wifuje muhereza. Nizere ko uyu munsi none ubu ugiye kuba akana keza. Wakoze mama. Mama urabona rero ninjye usigaye wizi ko ukize twagiye gushopinga akavuka cya kibazo tukahita tugaruka. Ubwo rero kumva ko ari njye utabiwe mama. Nawe nzakugurira rega mwese murabona bande. Ahubwo mama Ketse uyu nguyu uzi ibintu yakoze. Uzi ibintu yakorewe umuhungu wo kwa Kanyandekwe. Umwe aruka kuza kudusura. Urabona cyagiye mu kanya turi kuri shop twagiye gushopinga. Burya wabonye nsohoka. Yego. Nahise mubona wa muhungu wo kwa Kanyandekwe. Ambwira ibintu Ketse yari agiye kumukorera cyagiye ubwo aheruka kudusura. Agiye kumumenaho ibishyimbo n'amaminwa cyagiye byandi twa dutetse. Ubwo agiye kumumenaho ibishyimbo n'amaminwa yabo. Eve ntukabeshye. Ibyo bintu Kate yabikora. Kate nibyo yarabikoze kuko. Kevin ndabizi urabizi.